Nshuti bavandimwe rero nanone mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi mukurikira ibiganiro tubagezaho kuri HF The Genius, umurongo ukorera kuri internet by'umwihariko kuri YouTube. Nongeye kubaha ikaze kandi mbifuriza ibihe byiza no gukomeza gukomera muri ibi bihe. Hari ibihe byaguma mu rugo nyine by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ndetse na turiya tundi turere bavuze tugomba kuba turi mu rugo mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Natwe ntago dushaka yuko abakunze ba HF The Genius mutezuka gukurikiza ingamba n'amabwiriza kugira ngo duhashye iki cyorezo. Tugomba gufata iya mbere rero kugira ngo turebe ko twazasubira mu buzima bukongera bukasubira uko bwari bumeze. Murasuzwa nanjye rero Hakizimana Faustin nyibisanzwe ndi kumwe n'umutumirwa hano kuri HF The Genius. Herekana batwibwire. Irene Rutishereka. Ikaze rero Irene Rutishereka. Murakoze cyane Faustin. Amakuru yawe Irene? Amakuru ni meza, turakomeye. Nubwo turi muri ibi bibazo bya COVID-19 noneho byatumye tujya mu rugo. So bwa mbere tugiye mu rugo nyine urabize ko iyi ni inshuro ya gatatu. Ariko turakomeza gukora nyine bishoboka kugira ngo turebe ko twashye iki cyorezo. Yego ni ariko dufatanyije twese twirinda kugira ngo iki cyorezo gihashywe tuzabigeraho nta shiti. Tudatinze rero Irene, uru munyamakuru ukomeye cyane ukorera itangazamakuru bitandukanye kuri radio ndetse na televiziyo zikorera kuri YouTube, nibyo? Ntabwo wibeshye. Ni ngombwa kubwira amazina se? Bo nibyo yavuze ni Irene Rutishereka, si ngombwa. Bo abenshi bamaze kukumenya bitewe n'umusanzu utanga mu biganiro by'umwihariko n'umusanzu utanga kuri televiziyo yitwa Iteka TV. Ndabeshya? Iteka TV ndetse na Ruti Savoir. Ruti Savoir bajya kuri YouTube izo chaîne barazizi. Nibyo rero umunyamakuru ukorera kuri radio ndetse no kuri televiziyo zikorera kuri YouTube ni akorera Ruti Savoir. Ubwo wajya ugakanda subscribe ukajya ureba ibiganiro akugezaho ndetse na Iteka TV aho hose arahakorera. Twamutumiye rero kuri HF The Genius kugira ngo adusangize ubunararibonye afite ndetse atubwire ibitekerezo tuganire ku ngingo zitandukanye. Nibyo? Nibyo. Je rero ndatinze nkunda kubona amaposte yawe menshi bibanda ku bijyanye ku bitekerezo by'abafilozofe. Sinzi aho uhurira n'abafilozofe. Cyangwa ndumwe muri bo. Birashoboka, niyo mpamvu nagutumiye kuri HF The Genius kugira ngo dusobanure niba uri umufilozofe. Waba wararebye ukabona hari mu bindanga hari akarimo se nibura gashobora kuvuga ko nanjye ndi umufilozofe uretse wenda kubona ibyo nashyizeho. Mba mbona uko utekereza, ariko by'umwihariko rubanda rusanzwe twe duciye bugufi tuba tubona ibitekerezo bisa naho bitandukanye n'iby'abandi rusange. Umuntu utekereza gutya kenshi tukunda kumwita umufilozofe, wenda hari turabyitiranyira. Dusobanurira. Yego, birasanzwe muri society y'abantu. Umuntu yafite imyitwarire idasanzwe hari bavuga ngo ngora n'umufilozofe. Ndabyibuka tukiri mu ishuri bajyaga babona umuntu wigendera wubitse umutwe wenda anifite ibibazo by'iwabo mu rugo byamushegeshe ati filozofe tu. Aho n'umuntu wambaye bidasanzwe atari bya bindi bigezweho bishitura abantu aturane filozofe tu. Wenda wambaye ishati wafunze ifungo kugera hejuru wambaye na cravate utatebeje uti ni filozofe. Hari n'abavuga bati agenda nk'abafilozofe rega. Filozofe rero nuko ndahari ntabyize ku buryo nabivuga ngo mbiminuze. Ariko buri wese ashobora kuba umufilozofe. Agendeye kukiza. Yani ko mbyemera filozofe se ubundi niki? Ifati haraba tukibyiga tukiri mu ishuri. Batubwiye ko filozofi ari uburyo cyangwa se ubumenyi mu mitekerereze. Critical thinking. Critical thinking. Bivuga iki? Ugiye muri ibyo twita etymology cyangwa se inkomoko wenda y'iryo jambo. Rikomoka mu kigereki hari niba ntibeshye. Rikomoka mu kigereki ga philos, Sophia, wabiteranya bikavuga inshuti y'ubuhanga. Umufilozofi ni inshuti y'ubuhanga.
muri make nawe wari umuhanga. oya abagereki badukanye ibyo bintu batanze n'icyo gisobanuro, icyo gihe bavuze ko Imana ariyo muhanga wenyine, ahubwo bo ari inshuti z'ubuhanga, kugira ngo batigereranya n'Imana. Umufilozofi rero ni inshuti y'ubuhanga, ariko twebwe mu mivugire yacu muri sosiyete zacu tumwita umuhanga. Nakundi tumwita umuhanga. Dore se bon nkurikije za ngero naguhaye nuko twe twumva umufilozofu wari we ukikiga wajyaga ubona wanaduhaye ingero z'uburyo bashobora kubona umuntu uko agenda, imyitwarire uko yambaye, bakamwita umufilozofe. We bakwitaga kaye kazina kajyanye n'umufilozofe runaka, bavuga ati kubera ko wasangaga ati uriya ni Denis Diderot, uriya ni Jean Paul Sartre, uriya ni Voltaire, urumva kakwitirira nk'umufilozofe runaka, bo bakwitaga kaye kazina. Nagiye kurangiza banyita Diderot. Diderot ni warize mu mateka y'Abafaransa, cyangwa se warize kiriya kinyejana cy'urumuri, cyangwa se le siècle des Lumières. Diderot arimo uwo muntu, yari directeur de l'encyclopédie. Ariko jewe ntabwo agenda mu Kinyarwanda genekereza, yari umuyobozi w'icyo encyclopédie. Wenda turakita igitabo kinini, yego, gikubiyemo ubwoko bunyuranye bw'amagambo. Ubwo ni nka dictionnaire wenda se, ariko navuga hariko yabirenzeho gatoya. Yabirenzeho. Bakanyita iryo zina, ariko barinyise kubera iki? Ye nize cyane cyane amashuri yisumbuye. Nize ndi umuntu nkunda ururimi rw'Igifaransa. Yewe nararutsinda kurusha andi masomo yose. Kurusha nayo nigaga muri section yanjye. Biranagaragara nje uretse kubona ku ruhu gusa kuri umwirabura. Ubundi umuntu atakuzi uri kuvuga yagira ngo wavukiye i Paris. Ibyo no gukabiriza. Gusa nagikundaga, ariko iryo zina barinyise ntarikunda. Jewe nakundaga Voltaire. Nakundaga Voltaire. Voltaire nawe yari umufaransa w'umwanditsi, wamamaye cyane. Niwe nakundaga, ariko bari baranyise iryo zina, bari baranyise Diderot. N'ubu hariya iwacu abarinyita. Nteze gukunda Voltaire wabikuye kuki? Ni izihe teori cyangwa ni ibihe bintu yavuze ku buryo wumva wabigendeyeho ku buryo wamukunda bitandukanye n'abandi ba filozofi? Icyo gihe umwana ari mu ishuri hari igihe yikundira iki. Ntabwo Voltaire ntabwo nigeze mwiga ngo minuze ku buryo navuga ngo yakoze ibi n'ibi. Uwo Diderot nawe nukuretse kumwe gutyo mu mateka. Gusa nk'ubwo nari mvuze abo bo muri siècle des Lumières, hari undi mufaransa utari muri abo, nemeza ko ari we cyangwa se mukuru wabo, niwe mukuru wabo. Kuri ubu ngubu abahanga banavuga ko yaba ari nawe rwose le père de la philosophie moderne. Ubwo nuvuga ngo ni se wa filosofi igezweho. René Descartes. René Descartes. Binajya guhora n'izina ryawe twirende. Ntago ari cyo naba naramukundiye. Reka da. Impamvu namukunze, icya mbere n'umufaransa, nationalité y'Ifaransa giye numva nyikunze, sinzi impamvu. N'umufaransa. Ubwo bijya guhora nuko nubundi ukunda Igifaransa kandi ukabona kize. Noneho hafi mu masomo menshi nkasanga René Descartes arimo, cyane cyane mu mibare. René Descartes arimo. Ni René Descartes, ni René Descartes, ni René Descartes. Wa muntu yari gitangaza. Noneho twiga introduction kuri philosophie, mbona wa mugabo agarutsemo René Descartes. Ndavuga nti umuntu n'igihangange. Naho naje kumenyera ko urazi abantu biga imibare bazi icyo bita diagramme cartésien. Diagramme cartésien nigeze kuyumva. Ese naho bituruka? Cartésien biva kuri Descartes nyine. Kuri Descartes. Diagramme ya René Descartes. Ni diagramme ifatiye kuri mu cyongereza babyita ngo ni Cartesian plane. Na buriya buryo bwo kwerekana amadone kuri graphique. Bira nibye ni by'amatableau cartésien njya mbyumva. Bira bifatiye kuri Descartes. Ndavuga ni umuntu igihangange.
numva nanjye hari nakwisanisha nawe nuko nyine bitakunda ntabwo kwisanisha n'umuntu ariko hari ikintu, hari uburyo wisanisha nawe none ukagerageza gukora byinshi bishoboka kugira ngo ugere ikirenge mu cye, nawe ubanza ariko bimeze. Ikintu namukundiye yatumye nkunda imibare, nize muri secondaire ntakunda imibare, iryo somo rikansinda kubera iyo mpamvu ko ntarikunda gusa. Ariko aho ndangije secondaire ntaje gukunda imibare ku buryo n'ubu ngubu ushobora n'uwambwira ngo njye kwigisha kandi ntarayizi najyayo. Kubera iki? Kubera gukunda René Descartes. René Descartes yatumye njya kuri internet, njya gushakisha ibintu byinshi ntari nzi mu mibare. Ese uretse uwo René Descartes hari ibindi, uretse kuba yaragize uruhare mu iterambere ry'imibare, hari ibindi yakoze abantu bazi? René Descartes ntabwo ari uwo muri science gusa nyine nk'imibare, arazwi cyane muri filozofi. Mu kinyejana cyabo ni kinyejana cya 17 hariya ko ari mu kinyejana hagati ya 15 na 16, ntabwo byansaba kujya kureba neza. Muri icyo kinyejana hariho imyumvire y'ibyo bita geocentrisme. Geocentrisme yari imitekerereze yumvikanisha ko wenda byenda gusa nkaho bavuga ko isi izengurukwa n'izuba. Kuko abantu barishaga bakareba impinduka z'ibihe, biterwa n'iki? Ati ko bwira bugacya. Bemeza ko nyine izuba rigenda kandi nibyo ko yuri hano ku isi ukabona urakeye burije ubona utava aho uri wowe, kandi izuba aho ryahereye ukabona seho risoreje. Nanjye njya mbyibaza. Iyo ni geocentrisme. Donc bemeza ko izuba rizenguruka, izuba rigenda rizenguruka isi. René Descartes na bagenzi be harimo witwa Nicolas Copernic, abajya kumushakisha bamubona, ndetse na mugenzi wabo witwa Galileo. Abafilosofi bariho muri icyo gihe baje kubihinyuza, bazana icyo bita heliocentrisme. Heliocentrisme bavuguruza geocentrisme. Bati hoya tahubwo c'est le soleil qui est au centre de l'univers. Nuko bavugaga ntabwo ari isi. Nese icyo gihe ijambo univers ubwo ryazanywe n'abafilosofi n'ubundi. Univers turaje turigereho, nibo barizanye n'ubundi. Abafilosofi nibo barizanye. Ahubwo isi nizenguruka izuba, ntabwo ari rya zuba rizenguruka isi. Isi nizenguruka izuba. Ku buryo bamwe hari n'ababizize wenda kubera ko imyumvire ari icyo gihe yari yamaze gufata. Ariko tutagiye kure, nanjye nta kuntu wanyumvisha ko isi izenguruka izuba kandi mbona bucya mu gitondo aho izuba rirasiye naho rirengera atari hamwe kandi twe tutigeze tuva aho turi. Mu buryo bwa science abahanga barabipima, bashaka kwifashisha ibyo bita les lunettes astronomiques ari bakoresha bakaba babyemeza. Wari ugarutse kuri univers rero, bati uti univers ntiyazanywe n'abo bantu ubundi univers ni iki, yaje iteye ikora iki? Univers muri iki Kinyarwanda cyacu n'ubuse dukoresha ijambo isanzure. Isanzure ni ikintu kigari kitagira itangiro kitagira n'iherezo, ubwo ntiwapima aho gihera. Ari izi nyenyeri tubona zose ziri muri univers, ari iyi si, ari izuba, ari byose biri muri univers. Abo bagabo rero byatangiriye mu Bagereki no batangiye bibaza inkomoko y'iki kintu gihatse kirimo ibi byose. Niho batangiye babyibaza. Hari witwa Thalès de Milet, mu mujyi wa Milet. Thalès de Milet niho bitangiye. Urebye nk'Abagereki basanzwe bafite filozofi, n'iryo jambo filozofi ryari taraza, ni imitekerereze yagutse niko yenda ngende kubyumva. Ariko imitekerereze yabo ikaba yari ifatiye mu byo twita mythologie. Donc uburyo bwo kwerekana inkomoko y'ibintu ariko uburyo budafatika. Burimo ibihimbano wenda. Ujya wumva hano mu Rwanda tuvuga ngo u Rwanda ngo rwahimbwe, ngo rwazana Gihanga ngo mijana. Ariko baganukira bakatubwira ko hari abami b'ibitekerezo n'abami b'imishumi. Umuntu yari igitekerezo rero nuvuga ko rero umuntu ntabwo yabayeho. Ntabwo yabayeho. Abagereki rero nuko bari bameze. None bataresi bava kuri ubwo buryo bwo gutekereza muri mite, mu bitekerezo, bati dushake inkomoko nyayo y'iki kintu cyitwa univers. Bakita cosmos. L'univers. Nuko
Taresi yaje kuvuga ibi bintu ko mbona bihatswe byose bihatswe n'amazi. Yawe yabonye ko univers ihaswe n'amazi. Ni nkaho yavuze ati bikomoka ku mazi. Ku mazi. Tabazi niyo yabihanze. Hari n'abandi baje inyuma ye, haravuze ko bikomoka ku muriro. Hari n'abavuze ko bikomoka muri infini. N'abavuze ko bikomoka muri infini. Hari Pythagore bacyakora yakundaga imibare, yemeza ko ngo byose bihatswe n'umubare. Abiga imibare bazi Pythagore. Ubwo yashingiye kuki avuga ko byose bihatswe n'imibare. Ntumbaze nuko yabyumvaga. Ko babyumvaga. Ariko urumva kugeza icyo gihe bari bo bataragera muri societe ya muntu, bariho bakibaza inkomoko. Umufilozofe rero ni umuntu wibaza icyo kibazo. Pourquoi? Kubera iki ndiho, kubera iki kikiriho. Wowe ni umufilozofe. Atandukanye n'abandi bose. Burya bavuga ko filozofi ntabwo naminuje muri filozofi, ariko duke uba wabonye ugashakiraho n'utundi tugufasha kugira icyo wumva. Imitekerereze iraguka. Bavuga ko filozofi ari mother of sciences. Ubwo ni nyina w'ubundi bumenyi bwose. Kandi nibyo genda byemera. Kubera iki mbyemera? Uzabura umuganga w'igikonyozi tugusange muri filozofi. Abo ba René Descartes twavugaga ni abanyamibare muri fizike. Ba Pascal ni abanyamibare n'abanyafizike. Abo ba Thalès ni abanyamibare muri fizike. Uzi ibyo bita ntuzere figure de Thalès mu mibare. Ndabizi. Pythagore muzi triangle ya Pythagore. Bose bari muri ibyo. Ubasanga mu maseanse bose. Ba Jean-Jacques Rousseau, ba Voltaire, bose. Donc ugasanga ni igihangange muri seanse iyi niyi, ariko no muri filozofi arimo. Donc kuvuga ko filozofi rero ari mother of sciences ntago ari ukwibeshya. Ubwo ni mère de la science. Ntago ari ukwibeshya. Ariko ubwo ngende kumva rero abafilozofi baba barimo n'ibyiciro cyangwa ibice niko ndi kubyumva. Wenda kugeza aho ngaho n'undi filozofi yari iriho. Ariko iryo jambo ntabwo ryabagaho. Ryazanywe nande rero ryaje rite? Niba ntibeshye Pythagore ndumva ari watanze iyo definition. Pythagore, hagati ya Pythagore na Socrates byansaba kujya gushakisha, nakuvuga ko atari domaine mbamo umunsi kundi. Aravuga ati no, twebwe ntabwo turi abahanga. Kuko abo bagira iki bicyo gibitaga abahanga nyine. Les sages. Bitaga abahanga. Oya, twe ntabwo turi abahanga. Koko Imana yonyine yacu niyo muhanga. Ahubwo twebwe turi inshuti z'ubuhanga. Yadukana iyo definition yaduka gutyo. Mbere ye ntabwo iryo jambo filozofi ryabagaho. Nuko none urumva ko abo ba Thalès na ba Pythagore na ba Heraclite bose bari kurwana no gushakisha la cause unique de l'univers. Univers ikomokahe. Ubwo rero baraje ko imyaka yagiye ihinduka yigira imbere, abantu batera imbere, baza kugera ku ntuze kuri uriya wabaye icyamamare cyane bita Socrate. Nanjye niwe mu filozofe nzi. Ubundi kuri ubu nubwo twavuga ko Thalès ariwe wenda watangije ubwo buryo bwo gutekereza, tukaba twamwita le père de la philosophie, watangije gutekereza kuri cosmos. Ubwo cosmos twayita nka univers. Ni izina bari bahaye univers. Ubwo twumvikanishe ko univers nkuko wabivuze ni isanzuru ko tubizi kugeza ngo. Nubwo ari wabyadukanye, abantu bavuga ko ari wabyadukanye, abantu bavuga ko le père de la philosophie classique. Philosophie classique, ni philosophie ya kera. Philosophie, uko tuvuga philosophie. Bavuga ko ari Socrate. Niyo mpamvu n'abantu bigisha philosophie bagira igice cy'abambere ya Socrate n'abanyuma ye. Bakagira n'abanyuma ya Socrate. Ni nkaho ari we fatizo, kubera ko we philosophie yayikuye kuri cosmos, yayikuye kuri univers, ayishyira noneho kuri muntu. Ayishyira kuri muntu, ubwo noneho hagiye kwiga ijye kwiga ku bantu muri societe ya muntu.
we niko karusho afite ugereranyije n'abo bagenzi be b'abagereki bamubanjirije. none se nibyo ngiye nkiri kwibaza, umufilozofe w'icyo gihe wavumburaga ibyo ngibyo wasangaga ataniye n'undi muntu usanzwe? Yari itandukanye uretse wenda ibyo bitekerezo yatangaga, abantu muri sosiyete y'icyo gihe bamufataga bati? Nk'abagereki bo babaga bafite ibyo twita les écoles, amashuri yo ku buryo uyu nguyu mureba ukavuga uti ni umufilozofe wo kuri uru rwego wo mu cyiciro iki n'iki. Haba bita les épicuriens, bari bakurikiye Epicure, uwitwa Epicure, les stoïciens, abo twita les cyniques. Abasinike bo ni nabo bakunze kuvuga cyane, bavuga mu witwa Diogène le cynique. Bageranye na bawundi ntuze Roti yaririmbye, niba ari we yaririmbaga ati mva mu zuba. Abwira umwami ati mva mu zuba. Abasinike ni abafilozofe, donc ni abafilozofe, tuvuge ko ari ishuri ry'abafilozofe, babaga bafite imyitwarire idasanzwe. Akaba ari igitangaza, ari umuhanga azwi muri sosiyete, ariko nk'uwo Diogène ugasanga wenda arimo aribera mu gice cy'ingunguru. Kandi ari umufilozofe. Kandi ari umufilozofe. Birashoboka noneho ko umufilozofe abantu barashobora kumufata wenda nk'umusazi cyangwa ufite ubumuga bwo mu mutwe. Ntago ari bose, kubera ko ibyiza by'ubuhanga ayo masosiyete yagiye ageraho mbere, cyane cyane sosiyete z'abagereki, byaga biturutse muri abo bahanga b'abagereki b'abafilozofe nyine. Ari amahame mu butegetsi, amahame mu butegetsi usanga aribo afatiye kuri bo, aribo bavomamo. Donc ni abahanga, babaga ari abahanga bafite ubwenge budasanzwe. No kuri ubu rero uvuga ngo ni abahanga bakuriye abandi bahanga, no kugera aho biyita abahanga, kandi baramaze kubona ko Imana ari umuhanga, bavuga ati twite inshuti z'ubuhanga, tutibeshesha n'Imana, tureke kwigereranya n'Imana, ariko tube inshuti z'ubuhanga. Numva ko barabahanga kabisa, barabahanga. Ubuse ntago byashobokaga ko umufilozofe ashobora kuvuga ikintu abandi bakamuvuguruza basanze atari cyo? Byarashobokaga, cyane cyane ko wasangaga filozofe we avuga nyine igitekerezo kiri cyo uko akibona, kandi kiri cyo nyine bikagora babandi kucyumva, cyangwa se rimwe rimwe ugasanga kinagora kigonga inzego z'ubutegetsi zibona ko igitekerezo cyenda kibangamye, kibabangamiye. Urugero ni Sokrate. Sokrate se ntiyaje kwicwa bamurega kugumura urubyiruko, kubera imyitwarire ye n'inyigisho ze zari zitandukanye n'imyifatire y'abanyapolitiki n'abandi bahanga b'abafilozofi baramubanjirijeho gatoya. We amera nk'umurevolutionnaire, niko nabivuga. Ariko nibisanzwe n'ubundi muri sosiyete ya muntu yiwaye revolutionnaire ukazana imitekerereze habanye n'umurongo wari uhari, akenshi abantu ntibakumva, barakugonga. None se ko mu bafilozofe waduhayemo ingero abenshi ni abagereki n'abafaransa, ese nibyo bihugu byabyaye abafilozofe gusa? Nta bindi bihugu byigeze bigira abantu bazi gutekereza, bafite imitekerezo iri imbere kurusha abandi baturage basanzwe? Oya, filozofi iri hose. Na mbere y'umwaduko w'abagereki filozofi yari iriho. Filozofi iremanye n'umuntu, iremanye na muntu, utekereza ni muntu. Ariko reka tuvuge ko wenda filozofi y'abagereki ari yabaye formalize hari, mbivuge ntose, igatunganywa ku buryo yakorwamo inyigisho kugira ngo izamurikire abandi, niko nabivuga. Ntabwo ari uko aribo bafite abafilozofe bonyine, hoya no mu zindi sosiyete bari barimo. Hari Abadage, harimo witwa Emmanuel Kant, hari le kantisme, abantu bize filozofi baramuzi. Hari mu Bwongereza barahari, hose barahari abafilozofe barahari, no mu Rwanda barahari. Enda tutaragera mu Rwanda, muri Afurika by'umwihariko, cyangwa ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika, ibyo bihugu byose byagiye bigira abafilozofe ku buryo hari abazwi. Oya, abazwi cyane barahari, ariko ntago bamenyekanye kuri urwo rwego nk'abagereki. Abagereki n'abafaransa bagiye babaho mu bihe isi ifite ibibazo biremereye ku buryo bihinduka ukabibona hari. Yembe bivuge nti uvuga ngo baprofitiye mu kavuyo. So guprofita mu kavuyo ni ibintu biba, niko byari bimeze, byarahuriranye hari yahurirana. Yego. Ariko filozofi y'abagereki
abakunda hari philosophie par excellence atari par excellence ubwo ni par convention. Bo reka rero wenda igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu ku bijyanye na filozofi tugisoreza aha, twizeze abakunzi ba HF The Genius ko igice cya kabiri kijyanye n'ubumenyi umufilozofe wacu Irene Rutishereka arimo dusangiza ariko dusobanura tuzagikomerezaho ubutaha, kandi tuzakomoza kuri filozofi muri rusange ku yindi migabane, noneho tuze no turebe bamwe mu bahanga mu mitekerezo muri Afrika no mu Rwanda, turebe nimba hari abafilozofe bigeze kubaho cyangwa bahari, ndetse n'ibyo bakoze byose tuzayibasangiza kuri HF The Genius. Icyo twifuza nuko twakungurana ubumenyi ku ngingo nyinshi zitandukanye tugamije kwaguka mu mutwe. Reka tubahereze rero tubabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza, mugire amahoro, mukore subscribe, share ndetse na commentaire. Urakoze cyane Irene. Urakoze cyane bwana filozofe Hakizimana. Urakoze cyane. Wese mu filozofe nawe uri filozofe. Ubwo ikiganiro cyacu gitaho uzabitsobanura ukuntu nanjye nabo filozofe. Sawa. Sasa murakoze.